umuryango mugari w'abantu wikururiye uburwayi bitewe n'ingeso zabo mbi. Ntibize ko kutiga isomo ryo kutitungira amagara ndetse no kutubahiriza amategeko y'ubuzima mu miryango yabo byabazaniye ingaruka zitagira akagero. Bananiwe kwirinda mu mirire, maze ibyo kurya bihinduka nk'ikigirwamana kirari ryabo. Indwara ntijya ipfa kuza hatabayeho impamvu, ibanza gutegurirwa inzira maze ikinjizwa. Bitewe no kwirengagiza amabwiriza twakabaye tugenderaho ngo tugire ubuzima bwiza. Uziko amazi ari isoko y'ubuzima, ariko ngo kunywa amazi biragatsindwa. Benshi mu babyeyi barimo baraga abana babo indwara z'ibikatu, mbega umurage mubi. Abana bagahura n'imibabaro n'agahinda bitewe n'ababyeyi babo. Nyamara ubwo bimeze bityo, nubona mu muryango we harimo izo ndwara nka za diyabete n'izindi zigenda zerekanwa uko ibisekuruza biza, ukwiriye kwirinda ingeso mbi harimo n'imirire idatunganye. Bizagufasha kugira ubuzima bwiza buruseho. Abantu benshi bafite umubabaro n'abandi benshi barimo kwicukurira imva bitewe n'umururumba n'inambi. Barya ibigendanye n'irari ryabo, bityo bagaca intege ingingo z'urwungano ngogozi digestive system, bagakomeretsa imbaraga zabo zo kwakira ibyo kurya byagirira umubiri wabo akamaro absorption. Ibi biteza akaga k'indwara z'igikatu chronic diseases, ndetse akenshi bikabazanira urupfu. Imihindagurikire idasanzwe y'umubiri ituma ucika intege bitewe n'amahitamo y'ubwiyahuzi tugira mu bigendanye n'ibyo kurya. Yangiza imibiri yacu, ariko twakagombye kumenya ibyadufasha. Biratangaje ko kutirinda kenshi bihera mu rugo. Kubwo gukoresha ibyo kurya byinshi kandi bigirira nabi amagara yacu, imyanya ngogozi igacika intege, maze umubiri ukongera kugirira bya byo kurya bikomeza gukabura umubiri. Biratangaje ko ukutirinda kenshi bihera mu rugo. Kubwo gukoresha ibyo kurya byinshi kandi bigira nabi amagara yacu, imyanya ngogozi igacika intege, maze umubiri ukongera kugirira inzara bya byo kurya bikomeza gukabura umubiri. Uko niko irari rikomeza kumenyerezwa kurarikira bya byo kurya, bigakomeza gukabura umubiri. Uko umubiri ugenda urushaho kuzura uborozi kandi ukagenda utandabirana ucika intege, niko ugenda urushaho kwifuza bya byo kurya biwukabura cyangwa se biwushitura. Intambwe mbi ikurura ikibi kurushaho. Akamenyero kabi mu mirire n'iminywere kica ubuzima. Benshi kubera ubwo burozi bakomeza gushyira mu mubiri, umwijima wabo uraremerewe cyane bitewe no guhora mu ntambara z'urudaca urwana no gukura ubwo burozi mu mubiri. Ariko icyakugirira akamaro kuruta ibindi ni uguhinduka ugahindura ivugurura mu mirire. Gabanya irari, wihatire gukoresha ibinyampeke by'umwimerere nk'ingano, imboga n'imbuto. Ujye ubitegura nta birungo bimwe by'iyi minsi cyangwa se bikomoka mu nganda. Ushobora gukoresha igitunguru, ushobora gukoresha indimu mu gihe utegura salade, ukareka gukoresha vinegere. Mu gihe umwijima wawe wumva waragize ikibazo, ukaba warahisemo ifunguro rishobora gutuma umwijima umera neza, ukwiriye gufata iryo funguro nta birungo bikomoka mu nganda n'amavuta. Niba uhisemo gukomeza guhemukira umubiri, ugomba kwitega ingaruka, cyane ko icyo biba nicyo usarura. Umenye ko nta muti cyangwa se urukingo ruvura ingaruka mbi zizanwa n'imirire itaboneye mukomeza kugira ubu ngubu. Gusa wowe ubwawe ubasha kwikorera n'ibyo muganga w'inzobere atabasha kugukorera. Mureke guhaza irari mu byo kurya bikungahaye ku binure no ku masukari, cyane cyane akomoka mu nganda. Komeza kubirya ni ukwicukurira imva. Uko mu bihata umubiri uraremererwa ugashaka kwirwanaho ngo wikize uwo mutwaro. Ibyo bishobora kugutera gutengurwa no kugira umuriro mwinshi. Kuryagagura no kurya ibyo kurya bikonje, kuvangavanga ibyo kurya byinshi bitandukanye byangiza igifu. Bituma benshi bagugarirwa, umuntu akirwa yabyimbye inda, ubwangati, imisuzi inuka, kubabara mu gifu, kubabara igifu cyangwa igice cyo hejuru cy'inda, dyspepsia. Kurya birenze urugero nubwo byaba iby'umubiri usaba health nutrient, nabyo bikurura akaga. Ibyo kurya byinshi nibyo bihindukamo bya binure biduteza akaga k'indwara z'ibikatu. Imbaraga umubiri ukoresha muri ibyo gufata bya byo kurya twariye birenze urugero, ukabihinduramo ibinure cyangwa se ibindi, ukarwana no kubisohora, cyane ko ari ibyo umubiri n'ubundi butari bubike. Ibyo bituma benshi bahorana umunaniro no gucika intege. Mbese wari uzi ko kuryana umururumba no kurya byinshi bituma ubwonko bucura igihu, intekerezo zikagwa ikinya, umusaruro wacu ukagabanyuka? Hari isano ikomeye hagati y'imitekerereze n'ibyo kurya. Si ibyo gusa ko bituma umuntu yishinja ibyaha, akagira agahinda gakabije, birangira no nagize icyitwa binge eating disorders, akabatwa no kurya cyane. Ibyo nabyo bizana akaga gakomeye bitewe n'uko imisemburo ibwira umuntu ko ashonje cyangwa ahaze iba yavuye ku murongo, hormonal imbalance. Iyo misemburo ni leptin na ghrelin. Reka twitondere ibi. Icya mbere, igifu gikeneye ikiruhuko. Igifu kigomba kwitabwaho bikomeye, ntigigomba gukomeza gukoreshwa ubutaruhuka. Uru rugingo rurananizwa kandi rugahohoterwa bikabije. Mujye munyuzamo muruha amahoro n'umutuzo n'ikiruhuko. Nyuma y'uko igifu kirangije gusya ibyo kurya twagihaye,
dukwiye kuba turetse kongera kurya byibura mu gihe cy'amasaha 5 kugira ngo gikore umutobe ugifasha kwakira ibindi byo kurya. Cya kabiri, ifunguro rya mu gitondo rihagije. Benshi tumenyereye gufata ifunguro rya mu gitondo ridahagije cyangwa se ntitunarifate, nyamara ibi si byiza ku mubiri wacu. Mu gitondo igifu kiba kimeze neza ku buryo kiba cyiteguye kwakira ibyo kurya bihagije kurusha ku manywa cyangwa nimugoroba. Ni ikosa rikomeye kurya duke mu gitondo hanyuma tukarya byinshi mu yandi masaha. Biratangaje kuba utakwatsa imodoka nta esanse kandi ugiye mu rugendo rwa kure, ariko ugafata umubiri ugiye gukora akazi kenshi amasaha 12 cyangwa se arenga, ukawuhagurutsa nta byo kurya uwuhaye, kandi ibyo byo kurya ari byo bituma umubiri ubona imbaraga. Icya gatatu, gutinda gufata amafunguro ya nimugoroba. Gutinda gufata amafunguro ya nimugoroba ni bibi cyane cyane ku bantu bakunda kuba bari hamwe badakora akazi k'ingufu, abantu bakora mu biro bakunda kuba bicaye hamwe. Benshi bakunda kurya bagahita baryama, nyamara dukwiye kujya kuryama igifu cyarangije umurimo wacyo. Umurimo w'igogora ntukwiye gukorwa mu gihe umuntu asinziriye. Iyo bigenze bityo nibwo umuntu arara arotaguzwa kandi arota inzozi mbi, nightmares, ubyukana umunabi, umuntu yagugaye, acitse intege, suragura n'ibindi. Ese ntabwo uritegereza, cyane cyane niba mu rugo mukunda kurya mutinze, uzafata akanya witegereza abantu mu gitondo urebe ukuntu babyuka bameze mu maso. Abantu babyuka bacitse intege, umuntu akabyuka ananiwe. Ni gute umuntu umaze kuruhuka abyuka ananiwe? Ukabona umuntu rimwe na rimwe abyutse avuga nabi, kenshi na kenshi biterwa n'ibyo ngibyo. Si ibyo ngibyo gusa kuko bica intege ubwonko. Umuntu yakaba yagiye ku kazi agiye gutanga umusaruro ariko akabyuka ubwonko bwe bwacitse intege. Biratangaje. Niba wumva ucitse intege bitewe no kurya nabi, ukwiriye kugabanya amafunguro ufata akagira byibura kuri 2 ku munsi, cyane cyane abantu bakora akazi ko mu biro, abantu birwa bicaye. Ibyo bizatuma umubiri wumva ufite imbaraga ndetse n'imihagarike yawe muri rusange igubwe neza. Kubera impamvu runaka, urugero nk'abakoresha ingufu, niba umuntu yirwa apakira amabuye, akora nyine akazi k'ingufu, ari umuhinzi, ashaka gukenera ifunguro rya gatatu. Gusa no mu gihe rifashwe rikwiye kuba ryoroheje nk'umugati, imbuto, igikoma cyangwa se ikindi kitagora igogora. Ntitwakwibagirwa akamenyero ko kunywa amazi. Amazi ni isoko y'ubuzima. Ikindi no gukora imyitozo ngororamubiri, ibyo nabyo bifasha kumva impagarike yawe imeze neza.